Kuva kera na kare sinema nyarwanda yagiye igira abakobwa beza b'ibizungerezi buje ubwiza ndetse n'uburanga buhebuje. Mu myaka yatambutse twagize abakobwa beza nka Mutoni Asiya wari umwe mu beza filime nyarwanda zabonye. Mu ijwi rye ririmo ubutesi bwinshi n'inzobe nziza izira amavuta ahindura uruhu. Biri mu byatumaga uyu mukobwa akerereza abagenzi benshi muri filime nyarwanda. Ahagana mu mwaka wa 2012 kugeza muri 2017 uretse Mutoni Asiya wavugamo kandi n'abandi bakobwa barimo Nkanana na Adege wamamaye muri filime nyarwanda nka Catherine, Rwasibo, City Made, Ejo Sikera n'izindi nyinshi. Nitwarenze ingoyi kandi abarimo Ketchup, Aria Kuru, Liliane Muhoza Mutaganzwa wamamaye nka Fande Joy n'abandi benshi cyane muri filime nyarwanda bari beza pe. Ariko se ku munsi wa none nabaye bakobwa 10 bakunzwe cyane muri filime nyarwanda. Mbere ko tujya ku mwanya 10 nagira ngo nongere mbibutse ko muri iminsi turi kuvugurura studio dusanzwe dukoreramo kugira ngo turusheho kubaha ibyegeranyo n'amakuru bicukumbuye mu majwi meza yunguruye. Hari ubufasha wumva ushobora kutugenera, reba nimero iri mu description cyangwa yanditse hano kuri screen maze tuvugishe. Kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi iyi video maze reba hano handitse subscribe, ukandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Nge ndi Theogene. Ku mwanya wa 10 turasanga umukobwa witwa Nadine Nana. Nadine Nana ni umukobwa ufite imiterere ikurura benshi ndetse rwose kuri uyu munsi ari mu bakobwa b'ibizungerezi bari muri sinema nyarwanda. Uyu mukobwa yakinnye muri filime nyinshi harimo nk'Abamenya, City Made n'izindi nyinshi. Ku mwanya wa 9 turasanga Cyuzuzo Muvunyi Ange. Cyuzuzo Muvunyi Ange usanzwe ari umubyinnyi w'indirimbo gakondo. Aza ku mwanya wa 9 kuri urutonde aho imiterere yirangaza benshi. Ange yamamaye ubwo yakinaga nk'umukinnyi w'imena muri filime yitwa Indoto. Nyuma yaho yakinnye n'izindi zirimo nk'Irya Mukuru n'izindi nyinshi cyane. Nyuma ya Ange ku mwanya wa 9 reka tujye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga Gatesi Kayonga. Uyu mukobwa usibye kuba ashimisha benshi binyuze muri filime zitandukanye akina, akaba bifatanya no kujya mu mashusho y'indirimbo zitandukanye. Uyu mukobwa yakinnye muri filime zitandukanye zirimo nka Kariza wa Kalisa n'izindi nyinshi zitandukanye. Ku mwanya wa 7 kuri rutonde hari umukobwa witwa Ishimwe Reponse Swara. Uyu nundi mukobwa w'ikizungerezi uri mu ruganda rwa filime nyarwanda. Uretse ibijyanye no gukina filime akaba kandi ari n'umukobwa ugaragara amashusho y'indirimbo z'abahanzi batandukanye nk'iyaheruka kujyamo yamenyekanye twavuga nka Moromita n'izindi nyinshi. Swara yamenyekanye nk'umukinnyi w'imena muri filime zitandukanye zirimo City Made, The Bishop Families, Inzira y'Umusaraba n'izindi nyinshi. Ku mwanya wa 6 kuri rutonde turasanga Sandra Mutoni Olive. Uyu ni umunyarwanda wuje uburanga ugaragara muri sinema nyarwanda. Usibye kuba akina filime kandi akaba umusizi, umwanditsi wa filime, umwanditsi w'indirimbo n'ibindi byinshi, Sandra yamenyekanye muri filime zirimo yitwa Indoto n'uyu munsi akigaragaramo. Ku mwanya wa 5 hari Gihozo Nshuti Mireille. Uyu nundi mukobwa ukurura abantu benshi muri filime nyarwanda y'uyu munsi. Gihozo yatangiye kumenyekana muri filime nyarwanda ubwo yakinaga muri filime yitwa Indoto. Nyuma yaho yakinnye n'izindi zirimo nk'Ishusho ya Papa, Papa Sava ndetse n'izindi nyinshi. Nyuma ya Gihozo Nshuti Mireille ku mwanya wa 5 reka turebe ku mwanya wa 4 ngo ninde uhari. Ku mwanya wa 4 kuri rutonde turasanga Mutako Sonia. Uramutse ugiye kuganira ku bakobwa b'ibizungerezi bari mu ruganda rwa sinema nyarwanda ugasiga izina Mutako Sonia, waba wigisha nkana aho ngaho. Uyu mubyeyi w'umwana umwe yabaye icyamamare binyuze muri filime zirimo Indoto, Papa Sava, Kariza wa Kalisa n'izindi nyinshi. Ku mwanya wa 3 kuri rutonde turasanga Karina Dusenge wamamaye cyane nka Madederi. Akaba ari umwe mu bakobwa bagezweho uyu munsi mu ruhando rwa filime nyarwanda. Madederi yakinnye muri filime zitandukanye zirimo nka Papa Sava ariyo yamenyekanyemo cyane, Kariza wa Kalisa n'izindi nyinshi. Ku mwanya wa 2 turasanga umukobwa w'icyamamare akaba ikizungerezi akaba akurikirwa na benshi ku mbuga nkoranyambaga. Uyu ni Nyambo Jessica. Nyambo Jessica akaba ari umwe mu bakobwa barangaza benshi mu ruhando rwa sinema nyarwanda uyu munsi. Nyambo yamamaye muri filime zitandukanye zirimo yitwa Messenger ndetse n'izindi nyinshi. Ariko cyane cyane muri iminsi akaba ari kugaragara muri filime yitwa My Heart aho akinana na Kiraman. Ku mwanya wa 2 turasanga Liliane Vanessa ari kuzwi cyane nka Maya mu ruhando rwa sinema nyarwanda.
Uyu mukobwa yamenyekanye ubwo yakinaga nk'umukinnyi w'imena muri filime y'uruhererekane ya Maya. Nyuma yaho yakinnye n'izindi zirimo nka City Maid, Ishusho ya Papa ndetse n'izindi zitandukanye. Akaba ari we mukobwa uza ku mwanya wa mbere kuri urutonde rw'abakobwa 10 bakunzwe n'abantu benshi mu ruhando rwa sinema nyarwanda. Ngabo abakobwa 10 bakunzwe mu ruhando rwa sinema nyarwanda. Hari utekereza ko twibeshye cyangwa twasimbutse cyangwa se twibagiye kumushyiramo? Mutwandike muri comment tubwire n'umwanya nibura yakabaye yajeho. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi iyi video maze urebe hano handitse subscribe, ukandeho tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene.